mashini zifashishwa mu buhinzi nizo zahawe abahinzi bahinga ku buso bunini bo mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane mu gice cy'uburasirazuba n'amajyepfo y'u Rwanda. Ni imashini zatanzwe n'umuryango Heifa International binyuze mu mushinga wawo witwa Hello Tractor, usanzwe ukorera mu bihugu bitatu bya Afurika, u Rwanda rukaba rubaye urwa kane ugiye gukoreramo. Delphine Kuzwe, umuhinzi ukorera mu karere ka Kayonza, ndetse na Musabyimana Maria ukorera ubuhinzi mu karere ka Ruhango, bose bahamya ko guhabwa izi mashini bigiye kubaruhura imvune bahuraga nazo. Urabona dukoresha amaboko, ubuhinge bwatindaga, ugasanga aho twatangiriye twajya gusoza ubuhinge bwacu ugasanga aho twatangiriye hararaye, ariko izi tracteurs baduhaye zigiye kudufasha kwihutisha ubuhinge, kwihutisha guhinga. Noneho cyagiye twamaraga tuhingisha ya masaha twamaga dukoresha intoki, tracteurs zadufasha mu buryo bwo kwihuta. Urabona iyo abantu bahingisha amaboko bahinga hato, ariko iyi mashini yo izaza ari igisubizo kubera ko ihinga ahantu hanini mu gihe gitoya, bikabasha kugabanya igiciro cy'abahinzi ndetse bikanongera umusaruro ku rwego ruhagije, bitewe nuko aho amaboko y'abantu agera ntabwo ari imashini igera. Abahinzi 125,501 bo mu bihugu bitatu uyu mushinga wo gutanga imashini zifashishwa mu buhinzi usanzwe ukoreramo, ari byo Uganda, Nigeria ndetse na Kenya, nibo bafashijwe, aho ubutaka bungana na hegitari 56,000 bwabashije gutunganywa hifashishijwe imashini. Ari nayo mpamvu nyamukuru yo kuza no gukorera mu Rwanda kugira ngo hafashwe abahinzi kuzamura umusaruro hifashishijwe imashini zihinga, nk'uko bivugwa n'umuyobozi wa Heifa International. Uyu munsi dutangije iki gikorwa mu Rwanda ku bufatanye na leta y'u Rwanda kugira ngo tubashe gufasha abahinzi kubona izi mashini bitabagoye, bityo babonereho kuzamura umusaruro wabo. Icy'ingenzi kandi ni ukugira ngo tugire imibereho myiza ndetse n'iterambere muri rusange. Ku ruhande rwa leta y'u Rwanda, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Rwigamba warasaba abahinzi bahawe izi mashini zibafasha mu buhinzi kuzazibyaza umusaruro, bityo bakiteza imbere bo ubwabo ndetse n'igihugu muri rusange. Cyo twifuza ni ukuntu mwazikoresha muteza imbere n'imiryango yanyu, mukarushaho mukagura, mugafasha n'abanyarwanda kugira ngo nabo babone amaboko yo kwihutisha akazi kabo. Turushaho guteza imbere imiryango yacu, turushaho guteza imbere ko dutuye bakora igihugu. Kugeza ubu imashini zifashishwa mu buhinzi 15 nizo zahawe abahinzi bahinga ku buso bunini, aho ngo icyari igice cya mbere cyo gutanga izi mashini hakazagenda hatangwa izindi mu byiciro. Umuhoza Honore, Flash TV.